dutangiranye n'umusaza hano, uko bigaragara ari n'abana bato babiri. Yagize ati musome neza, ati mwana wanjye uzakore cyane kuko muri iyi minsi indamukanyo y'umukene ifatwa nko gusabiriza. Iri jambo muryumve neza, indamukanyo y'umukene ifatwa nko gusabiriza. Guys, iyi topic tuyikomeze, muri kumwe na Ngabirano. Kora follow, ukore share, bigere kure, ujye no kuri YouTube channel yacu yitwa Ngabirano TV Show, ubundi dukomeze turye show. Umusaza ari hano aragira ati mwana wanjye uzakore cyane kuko indamukanyo y'umukene ifatwa nko gusabiriza. Aha jyewe nemeranwa n'uyu musaza, ati gute indamukanyo y'umukene ifatwa nko gusabiriza. Icyongeyeho yarongeye aragira ati mwana wanjye kuba nta muryango ubona si uko udahari pe, ahubwo nta mutindi ubona umuryango. Aka kantu mwakumvisha, ariko kuba nta bene wanyu uzi si uko badahari. Umunsi wakize bazizana, umunsi wakize bazizana, nta mutindi ubona umuryango. Waba uzi impamvu bene wanyu bakoresha ubukwe bikarangira bagutume habura iminsi 3? Ni uko ukennye. Ariko iyo uri umukire bagutumira bakibipanga. Waba uzi impamvu uticara imbere mu birori? Nuko nta mafaranga y'ikoti ugira. Ubundi umutindi kakantu muri kukumva, ariko iyo ubonye amafaranga icyari igisebo kuri wowe kiba igisubizo. Iyo ubonye amafaranga ibihanga bihinduka inyinya. Iyo ubonye amafaranga ubugufi buba burebure. Iyo ukize bakwita Boss Charles.